Mana turagushimye mu izina rya Yesu. Uduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirakomeye kandi rifite imbaraga. Niryo ryaremye isi. Niryo rituma turuko. Turagushimye ko ari duhaye. Kandi turakwingingira kugira ngo umwuka wawe wera yururuke kuri twe. Kugira ngo tubashe kuryinjiramo no kuriganira rikiza imitima yacu. Kandi ritanga impinduka mu buzima turimo ndetse no mu bihe bizaza. Dusenge amatwi n'imitima bizumva bikakira iri jambo kugira ngo hazaboneke impinduka, hazaboneke ubuhamya bushya, abantu bazavuka ubwa kabiri babyabona ijambo ryawe Yesu. Turyohereje mu mpande enye z'isi kugira ngo rizahindure benshi nabo bazahindukire kuguhimbaza. Tugiye kuganira rero, turararika umwuka wera kugira ngo atuyobore kandi ibyo washimye udushoboze kugira ngo tubigendanemo nawe. Urakoze mu izina rya Yesu tubisabye. Amen. Amen. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana. Umutwe w'amagambo tugiye kuganira uravuga ngo gusenga kubyara impinduka. Gusenga kubyara impinduka. Turasoma Ingoma za kabiri ibice ni 7 umurongo w'13 n'uwa 14. Haravuga ngo nindamuka nkinzi ijuru imvura ntigwe, cyangwa ninteza inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banje, maze abantu banje bitirwa izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanje, bagahindukira, bakareka ingeso zabo mbi, nuko nanjye nzumva ndi mu ijuru, mbabarira igicumuro cyabo, mbakiriza igihugu. Turongeraho amagambo ari mu byakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo w'19 kugeza ku wa 21. Haravuga ngo nimuhindukire, nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana. Itume Yesu niwe Kristo wabatoranirijwe kera, uwijuru ikwiriye kwakira, kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa, nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bayo bera bose uhereye kera kose. Tugiye kuganira rero amagambo nababwiye ngo umutwe wayo uravuga ngo gusenga kubyara impinduka. Je ugiye kubaganiriza nari umurasta, nza guhura na Yesu, ariko duhura mu ijoro naranye essence mu nzu ngomba kwiyahura. Hari mu mwaka w'9 mu kwezi kwa 3. Nari namaze kubona isi yampindukiyeho. Nari mfite ubuzima mbere yaho, ariko ninjiye mu kwezi kwa 2 kwa 3 ubuzima burahinduka. Buhindutse ndebya icyo maze kwisinda kibura. Yego. Nteranye imibare, ndayikuba, ndayigabanya nyikuramo, ntango umugabo mbura igisubizo. Nyibuze nsanga igisubizo nyacyo cyake muri baza rukuyahura. Kandi ubwo ndiyahura ndi umurasta. Kandi abarasta bagendera ku mahoro. Amahoro kandi nayabuze. Bikwereka ngo nabandi bakihumuriza muri rastafarisme amahoro ntayo. Amahoro tuyasanga muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Aho mpuriye na Yesu iryo joro naraye ntasinziriye, mfite gahunda yo kwiyahura. Ariko bigeze mu gicuku cya 8:45 Yesu arantungura, ngiye kubona mbona ari mu kirere cy'iburengerazuba, arampamagara anyereka Bibiliya, ansomera amagambo muri Hosea ibice 4 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6. Aho ni ipfundo ryo guhamagarwa kanje rishingiye. Ampamagara ntuma ku gihugu. Yego. Haleluya. Amina. Rero uhereye uwo munsi iryo joro nubwo yamaze kuvugana nanjye arambwira ngo ibyanjye birarangiye, ibye biratangiye.
yarambwiye ngo ibyanjye birarangiye, byawe birarangiye, ibye biratangiye. Manuka ku gitanda nikubita hasi. Ayo marira narize ntabwo ndongera kuyarira. Wa mugambi wo kwiyahura warangiriye aho. Tuzagenda tubyinjiramo tubiganira. Ubwo nagiye mazi imibwiraho gatoya. Yego. Nari muri Rastafarisme. Nigenda nibeshya ko mfite amahoro. Ariko nikanga ngiye kwiyahura. Sine kwiyahura mfite amahoro rero. Hari nabandi bashobora kuba bameze nkuko nari imeze muri iki gihe. Yibeshya amahoro ariko atayafite. Akeneye Yesu. Ngo uzaguha amahoro. Amahoro Yesu atanga ntabwo ari nkaya y'isi itanga. Yesu afite amahoro yinjira mu mutima akabanza akaguturisha. Hanyuma agahindura n'inyuma. Ari imbere akagaragara inyuma. Wanareba umuntu ukabona ko yafite kuko atari yandi twiha igihe twihumurije. Rero tugiye kuganira ku gusenga kubyara impinduka. Dusomye amagambo ya hano mu Ngoma za 2 atubwira ngo Imana iganiriye na Salomo avuye gusenga no kwitambira ibitambo. None iramubwira ngo niramuka ikinzi ijuru ivura ntigwe. Ubwo Salomo yimurikiye urusengero. None ajya kuyisaba kugira ngo izatabara bisege bazabagiza akaga. Yego. Nayo iramubwira ngo ni ikinga ijuru imvura ntigwe. Cyangwa niyohereza mugiga mu bantu kugira ngo ibamare. Cyangwa se kohereza inzige ngo zone igihugu gihure n'inzara. Imana iramubwira ngo abantu banje bitirwa izina ryanjye. Icyambere nibicisha bugufi. Icya kabiri bagasenga. Icya gatatu aya ni amagambo akurikirana. Nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso h'Imana mu maso hanjye. Icya kane bagahindukira. Icya gatanu bakareka ingeso zabo mbi. Imana iravuga ngo naje nzumva ndi mu ijuru mbabarira igicumuro cyabo kandi nzabakiriza igihugu. Amen. Imana hano haye Salomo isezerano. Uyu ni umwami acira Imana bugufi. Abonye ko akeneye Imana mu buzima. Yari yabaye umwami afite ingabo. Afite abatwari. Afite abajyanama. Afite abandi bakorana. Ariko asanze abo bose yari kumwe nabo n'ubutunzi ndetse bitamuhaye amahoro. Aravuga ati sinabona amahoro ntagiye kubaza Imana icyo nkwiriye gukora. Hanyuma aragenda arayegera Imana iramusanga. Yesaya aratubwira ngo nimuze tujye inama no kwiteka avuga. Cyo ni gice cya mbere cya Yesaya 18. Muze tujye inama no kwiteka avuga. Uyu mugabo atera ikirenge mu kijambo ry'Imana rivuga. Amaze kwegera Imana ayihaye icyifuzo nayimuha isezerano. Iramubwira ngo abantu banje bitirwa izina ryanjye ni baramuka bicije bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nanjye nzabumva ndi mu ijuru mbabara igicumuro cyabo mbakirize n'igihugu. Uyu mugabo Imana imuhaye umurongo uko abantu bakwiye gusenga kugira ngo bahure nayo. Umurongo iramwereka ngo genda ubwira abantu ibibazo byo kuza bizaza. Ariko nibiza hari inzira zo kubikemura. Yego. Izi nzira zo kubikemura si izindi. Nuko icyambere abantu bazabanza bakicisha bugufi. Iyo tugiye kwitegereza muri iyi minsi guca bugufi usanga ari gukeye. Iyo duhereye mu bakozi b'Imana nkatwe kugira ngo tuzace bugufi abo tuyoboye batubone biracyagorana. Ndetse iyo geze mu bantu bitwa ko bakorera Imana abavuga butumwa abahanuzi usanga guca bugufi kwaratunaniye kandi ni ikintu cy'ingenzi Imana idusaba. Umuyobozi mwiza rero kandi umuyobozi ntabwo ari babandi tuzi gusa. Yego. Nawe uri wawe mu rugo uri umuyobozi. Kuko uyobora urugo rwawe. Yego. Uri umuhinzi uri umuyobozi kuko urayobora abakozi abahinzi baguhingira. Uri umworozi uri umuyobozi kuko uyoboye n'abashumba bakuragirira. Yego. Buri muntu wese iyo ugiye kwitegereza usanga afite abayoboye. Rero wagombye guca bugufi ukaba umugaragu wabo hanyuma Imana igakunda
ikaza ikabana nawe. Hano rero nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso h'Imana. Iri jambo ryitwa gushaka mu maso h'Imana ni ijambo rikomeye. Akagenda byagiye gusaba Imana ariko adakeneye ko Imana bahura ngo bagirane imishyikirano, bagirane ubumwe, bagirane ubucuti, babe umwe nk'uko Yesu atubwira ngo ndumwe na Data namwe mumwe nanje, hanyuma twese tubumwe muri Kristo Yesu. Rero birakwiye ngo tubanze dushake mu maso h'Imana mbere gushaka bya bindi bitugoye, kandi ni byiza kubishaka ariko twakabaje twashaka ubifite. Yego. Yongeraho ikindi arabango numara kubona mu maso wanjye muzahindukira. Imana ni nk'indorerwamo, iyo wamaze guhura nayo ukireba muri yo umenya uwo uri we. Umugabo witwa Yesaya mu bice 6 ngo Uziya amaze gupfa yabonye Imana. Abonye Imana abona ko we ari umunyaminwa yanduye, yarahanuraga atazi ko afite ikibazo. Aterejwe ati mbonye ishyano kuko mbonye Imana ndi umunyaminwa yanduye. Ngo yitegereje aho atuye abona abantu nabo baturanye ngo nabona bameze nkawe. Bivuga ngo iyo uhuye n'Imana uhita umenya uwo uri we, urisobanukirwa cyane. Rero birasaba ngo dushake mu maso h'Imana hanyuma duhure nayo. Nitumara guhura nayo twisobanukirwe, tumenye inzira dukwiye gucamo, tumenye icyo dukwiye gukora, tumenye uko dukwiye kwitwara. Iyo rero umuntu yamaze kwisobanukirwa, aho niho areka ingeso ze mbi, bya bindi twabagamo bituma Imana ijya kure yacu, bya bindi twabagamo bituma hari ibyo tutakira. Icyo gihe maze guhura n'Imana menye uwo ndi we, hanyuma nkasobanukirwa n'ingeso mbi mbamo, nkatangira gutera intambwe yo kwitandukanya nazo. Aha rero niho Imana ngo izumva, hanyuma imanukire ive mu ijuru izitobara ibicumuro byacu, hanyuma idukirize n'igihugu. Igihugu ntabwo ari u Rwanda gusa, si Tanzania na Kenya n'ahandi. N'inzu yawe ni igihugu, n'ahandi ukorera ni igihugu. Hari aho ukorera, icyo nicyo gihugu cyawe uyoboye. Yego. Aho rizamanuka hagusange, niho gusanga izakiza ibyaho. Nikiza iby'iwawe igakiza iby'iwanjye, igakiza ibyo kwa naka no kwa naka, ndwa ngo twese tuzaba mu mahoro, hanyuma umugisha twari dukeneye uzadusesekaraho kubera ko Imana irurukiye aho dutuye. Yego. Dusoma amagambo yandi yo mu byakozwe n'intumwa atubwira ngo twihane duhindukire, ibyaha byacu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa ibona ukwiza iturutse ku Mwami Imana. Kwihana hano hatweretse ngo tureke ingeso zacu mbi, niko uyu murongo ushoje uvuga wo mu Ngoma za 2:14. Yego. Tureke ingeso zacu mbi. Kureka ingeso mbi ni ukwihana. Kwihana rero ni hurizo rikomerera abantu. Kwihana kuri mu buryo bubiri, hari ikitwa kwatura hakamo no kwiyeza. Na amagambo abiri akunda gusa naho agoye abantu bakayavanga, ariko kwihana kubamo kwatura kukabamo no kwiyeza. Kwatura birukwabyo bifite intambwe zabyo, no kwiyeza gufite intambwe zako. Rero abango mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa hahemburwa umuntu wari warapfuye. Bivuga ngo twarapfuye, nk'Abayefeso niko batubwira ngo tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Iyo dufite ingeso mbi, muri za ngeso mbi nimwo twapfiriye. Igituma rero duhembuka nuko Yesu aba yinjiye mu buzima bwacu. Iyo yinjiye mu buzima bwacu turahembuka. Iyo nahembutse ndabyuka nkwicara, hanyuma iyo nicaye ntangira gutekereza, kwa gutekereza kumpa guhaguruka nkajya kugira ibyo nkora, ntangira gukora imirimo igaragaza ko ndi muzima, ko ntakiri wapfuye. Nyiri umurasta nari narapfuye nzi ko ndi muzima, ibikorwa nakoraga byari by'abapfuye. Ariko maze kuzurirwa na Yesu n'ijambo rye, ubu ibyo nkora ni ibigaragaza ko ndi muzima, kuko nanjye amagamba nturukaho nkuye mu byanditswe byera, nshobojwe n'ukuboko kw'Imana ashobora kuzura umutima wa buri muntu uyumvise. Ariko navugaga mbere nyiri umurasta aho kugira ngo abazure yarabicaga, ariko ubu ngubu ayo tuvuga arazura abantu. Rero hano haratubwira ngo twihane duhindukire, ibyaha byacu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa no kwiza ituruka ku Mwami Imana. Yohereze Yesu Kristo hanyuma ze akore ivy'Imana yamutumye gukora mu bantu bayo. Haleluya. Amen. Rero turimo turaganira ku magambo afite umutwe uvuga ngo gusenga kubyara impinduka.
harimo gusenga k'uburyo bubiri. Hari ugusenga kubyara impinduka, hari no gusenga guhindura ibintu. Iyo ugiye kwitegereza amasengesho menshi dusenga hanze aha ngaha ni amasengesho ahindura ibintu, ariko ntabwo ari amasengesho abyara impinduka. Kubyara ni ikintu gituruka mu nda y'ikindi kugira ngo inkoko izabone imishwi ibyara inkoko. Nuko igomba kubanza igakura ya nkoko mu nda. Iyikura mu nda mu buhe buryo? Itera igi, ryagira rituruka mu nda y'inkoko rikazabyara umushwi. Tuvuga ngo inkoko yabyaye. Inka nayo nuko, ihene nayo nuko, n'umuntu nuko. Ni ikintu kituruka mu nda hanyuma kikajya habona. Nyirukugikora, nyirukubyara aba afite umubabaro wo kuba yatakaza ikintu cye. Aba afite igishyika, ikintu cyo kiri kuri. Niba abyaye umwana agira igishyika cye. Niba inka ibyaye inyana cyangwa ikimasa igira igishyika cyayo. Niba inkoko ituraza abana imishwi yayo ihorana igishyika cy'igisiga cyangwa ikindi kintu cyabigirira nabi. Ikintu cyavuye mu muntu cyangwa cyavuye mu itungo, iteka nyirukukibyara cyangwa se cya kindi cyakibyaye gihorana urukundo, imbabazi n'impuhwe, kandi kicara gishaka umutekano wa cya kintu cyacyo. Ariko ibintu bivuye ku ruhande, ibyo ni ibisanzwe. Uzitegereza amafaranga wakoreye agaturuka mu cyuya cyawe, uburyo yakoresha si kimwe nayo uhuye n'umuntu akakwihera nta mbaraga wayatakajeho, biratandukana. Si kimwe nayo umuntu agiye agatoragura, biratandukana. Rero iyo nabyaye umwana muhozaho umutima. Umutima wanjye niyo yaba yagiye hehe, umutima wanjye uri kumwe nawe. Natwe rero iyo Imana yaduhamagaye kugira ngo tujye gukora ibyo duhamagarira, iyo ngiye gusenga Imana ivugana nanjye. Iyo ivuganye nanjye ikantuma ku bantu bayo. Iyo ngiye gusenga ngiye nsengera ba bantu mbafitiye igishyika. Impamvu Yesu yadupfiriye nuko yadukundaga. Impamvu nuba kidukurikirana nuko yatubyaje igiciro cyinshi cy'amaraso ye. Natwe rero dusenga kwacu kugira ngo kuzabyare impinduka nuko kuba kwaturutse mu bise by'amasengesho twasenze. Ubundi gusenga kubyara impinduka n'ugusenga, niko gusenga gukenewe muri ibi bihe. Niko gusenga abantu bari bakeneye, abantu bahamagawe n'Imana. Bene uko gusenga guhindura ibintu, iyo kuje gusenga guhindura ibintu, ko ntabwo kuzazana impinduka mu bantu, ahubwo impinduka kuyizana mu bintu. Munkurikire neza, gusenga guhindura ibintu ubu niko gusa naho kuri ubu ngubu, niko abantu benshi bagenderamo, niko abantu benshi batuyemo. Ni kwiza, ariko gubyara ibitangaza, uko gusenga uko kubyara impinduka, ugusenga guhindura ibintu, kuzana ibitangaza. Ibitangaza kwazanye ni iby'igihe gito. Gusenga guhindura ibintu ntabwo kujya kuzana abantu. Ugusenga guhindura ibintu kuzana ibintu, ariko ntabwo kuzana abantu. Uku ni ugusenga gukora ibitangaza. Ibitangaza biracuya, ni iby'igihe gito. Iyo dushaka kubireba tubirebera neza mu ijambo ry'Imana. Gusenga guhindura ibintu tubirebera mu byanditswe byera. Iyo dusomye Kuva ibice 12 umurongo w'10 kugeza ku 12, ngo Farawo atuza Abisirayeli barimo barava Egiputa bagiye Kanani, bageze ku nyanja. Farawo ngo arabakurikira, abatuzi bahindukirana Mose, watujyanye kujya gupfira hano mu Egiputa, nta mfa dusizeyo. Baritotomba barivovota, bahindukirana Mose bati uje kudutsinda hano n'abana bacu n'abagore tuzabahamba hehe ko nta mva ziraha.
twagombye kuba twaragumyeyo ntituze kugwa ahangaha. Mose ngo arahindukira atakira Uwiteka. Amaze gutakira Uwiteka ngo Uwiteka ngo wicecekere, bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Abanyegiputa mubonye uyu munsi nimuzongera kubabona ukundi. Mu kanya gato bambuka inyanja itukura. Bamaze kuyambuka bageze hakurya ngo batera indirimbo bararirimba. Igice cya 15 uhere ku murongo wa mbere ugera ku murongo wa 6 baraturirimbira rwose tukabona ko Imana yakoze ibikomeye. Reka tuhasimbukire twumve kuva ibice 16 ibice 15 indirimbo ya Mose. Ngo maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uwiteka iyi ndirimbo bati, ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje, ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Uwiteka n'imbaraga zanje ni indirimbo yanjye, ampindukiye agakiza. Uwo ni we Mana yanjye, nanjye ndayihimbaza. Niyo Mana ya data, nanjye ndayishyira hejuru. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka niryo zina rye. Amagare ya Farawo n'ingabo ze yabiroshye mu nyanja. Abatwara imitwe yatoranije barengewe n'inyanja itukura. Imuhengeri habarenzeho, barokeye imuhengeri nk'ubuye. Uwiteka ukuboko kwawe kw'iburyo gutewe icyubahiro n'ububasha bwako. Uwiteka ukuboko kwawe kw'iburyo kwashenjaguye ababisha. Urumva bararirimbye babwiye Imana imirimo ikoze n'imbaraga zayo. Bigiye imbere gato mu gice cya 16 wumva igitangaza rero. Bamaze kwambuka bakiza abanyegiputa bateye indirimbo. Bigiye imbere gato 16 yo kuva umva uko bavuze here ku murongo wa mbere. Bava Mwerimu bakomeza urugendo. Iteraniro ryose ry'Abisirayeli rigera mu butayu bw'Izini buri hagati ya Elimu na Sinayi ku munsi wa 15 w'ukwezi gukurikiye uko baviriyeho mu Egiputa. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryivovotera Mose na Aroni mu butayu. Barababwira bati, iyo twicirwa n'Uwiteka mu gihugu cy'Egiputa tukirya ibyo kurya tugahaga, none mwadukuyeyo mutuzanira muri ubu butayu kutwicisha inzara ni riteraniro ryose. Urumva basohotse mu nyanja itukura babonye igitangaza bararirimbye. Hanyuma bamaze kwirenga bageze hirya batangiye urugendo ngo inzara irabarya. Ibyo Imana ikoze barabyibagiwe. Igitangaza kiracuye rero. Ayo ni ya masengesho ahindura ibintu, ariko si amasengesho abyara impinduka. Basenze Imana irabumva irazihindura ibintu. Amazi yacamo kabiri baratambuka. Bageze hakurya ba bantu bavuzaga induru mbere y'inyanja ko bambuka nibo bageze hakurya, ntabwo bigeze bahinduka. None bageze hakurya bagura ngo bivovotera Mose bati, Imana yawe ni ikituzaniye kuturimbura kutwisha inzara. Iyo tugumaya tugagwa ku nkono z'inyama. Na wumve ibyifuzo byabo ngo bakagwa ku nkono z'inyama. Uko ni kamasengesho rero dusenga muri ibi bihe turimo nayateye. Na masengesho azana impinduka. Nshobora gusenga narabuze umugore nkamubona, nshobora gusenga narabuze urubyaro rukaza, nshobora gusenga narabuze ishuri rikaza, nshobora gusenga akazi kanze kakaza, nshobora gusenga ikibanza kiri mu bibazo bikavamo. Ariko icyo kintu namara kukibona nyuma gato ntibagirwa ko Imana ariyo yabikoze. Uku gusenga rero niko usanga kuri ubu. Ni nayo mpamvu iyo tugiye kwitegereza muri iki gihe, iyo turebye mu bantu barimo basenga tuhasanga ibice bigeze kuri 4 by'abantu basenga bene aya masengesho aya ngaya ahindura ibintu. Muri ibi bice 4 tubonamo abayitwa abanyabibazo. Ni wa muntu wifitiye ibyamuraje yicaye.
byamubujije amahoro. Nuko nanjye nararanye akajerekani ka esanse ngomba kwiyahura mu gihe nari umurasta, ariko Yesu araza arantabara. Ariko icyo nimushimira ntiyantabaye ngo atabare andinde kwiyahura bigarukiraho, ahubwo jewe yaraje arampindura, bituma magingo aya mvuga aya magambo. Noneho tubona rero gusenga, aba bantu basenga harimo icyiciro cy'abanyabibazo, yifitiye ibibazo bye biramugoye, agiye ku Mana, Imana imutabaye ntuzongera kumubona, muzongera guhura ko yongeye kugira ikibazo. Iyo igitangaza kihari rero yacyakiriye, niwe usanga asaba gushima mu rusengero, agashaka gutwara umwanya wose, ariko mu gihe gito wamushaka ukamubura kubera ko igitangaza cyaracuye. Noneho abakabiri muri aba ngaba muri uko gusenga guhindura ibintu, abakabiri dusangamo nabitwa abanyagahunda. Umuntu ashobora kuba afite gahunda mu itorero ryabo, cyangwa se afite gahunda aho basengera mu masengesho bunaka, ahafite gahunda, akagenda ajyanywe nuko afite gahunda, ntagenda ajyanywe nuko umutima we ushaka kwegera Imana no gusabana nayo. Afite ibyo agomba kuhatunganya, afite ibyo ashinzwe aho hantu, nicyo kimujyana. Ikibikubwira rero uzasanga batari hamwe, abajarajara ubwo abandi batumbiriye kugira ngo baze guhura na Yesu, baze kumva icyo Imana ivuga, uwo bari muri zindi gahunda ukabona asa nubwo ahari ariko asa n'udahari. Aba gatatu dusanga muri aba bantu basenga amasengesho ahindura ibintu, nabo twita abafashwa. Abafashwa ntabwo ari ubufasha bwo hanze, ni wa muntu ujyanwa no kuko akunda gutera korasi. Iyo yinjiyemo ashaka ibintu byose biba kuririmba, iyo baririmbye n'abari batashye baraza. Kubera iki? Arafashwa, afashwa n'indirimbo, afashwa n'amakorasi. Ariko baba bahagaritse kuririmba, wa muntu ntongere kumubona, akagucika akigendera. Bakongera kuririmba ukabona yaje yiruka. Abo naba abafashwa, afite ibimufasha rero. Aba kenshi ijambo ry'Imana rigiye mu bene abangaba ntongera kubabona, barisohokera bakigendera. Muzabirebere muri za korari, ushobora gusanga korari ziririmba cya gihe cyose iteraniro ritangira n'igihe ryo gusoza bakaba barahari, ariko ijambo ry'Imana ryaza bamwe bagaca abandi bagaca, ukongera kubabona bababwiye ngo nibagaruke baririmba indirimbo isoza amateraniro cyangwa baririmba indirimbo yo gutura, ukabona nibwo bongeye bagarutse. Abakane muri aba bantu basenga amasengesho ahindura ibintu nabo twita abamana ivuga. Aha abantu banyuve neza bataza kubitwara nabi, ni wa muntu ukunda kumva ubuhanuzi, ntagenda agiye gushaka Imana, agenda agiye ngo bamuhanurire. Iyo asanze abahanuzi badahari avuga ko nta Mana ibaho. Iyo asanze wa muhanuzi azi atahabonetse aravuga ati uyu munsi nta Mana turi bubone. Ariko iyo ahageze agasanga abahanuzi barahari, atahavuga ngo uyu munsi Imana yadusuye. Hari n'abantu rero b'abahanuzi nabo bameze gutyo, bafite uwo mwuka, ntibagenda bagiye gusenga Imana no gusabana nayo, ntibagenda bagiye gufasha abantu b'Imana kugira ngo bave mu bibazo, ahubwo bagenda bagiye kugira ngo baze guhanura, batahe bemewe, batahe bakomewe amashyi, batahe bemeje abantu. Aba nabo barahari. None ngo bene aba ibi byiciro uko ari bine mvuze, amasengesho yabo rero ntashobora kubyara impinduka, ahubwo aya ngaya ahindura ibintu. Rero guhindura ibintu ni byiza, ariko abantu baba basigaye inyuma badahindutse. Iyo umuntu atahindutse na bya bintu byahindutse ejo bizangirika. Mbere yo guhindura ibintu twagombye kubanza guhindura abantu. Mbere yuko Yesu akora ibitangaza bitanga imitsima n'ibindi, yarabanza akakiza umutima. Niyo yajya gukiza umurwayi bamuzaniye ikirema ngo gihetswe nabane mu ngobyi, bagakuraho ibyari bisakaye inzu bakamanurira aho Yesu yari yicaye, ngo rero baje mu bwiha byawe urebabariwe. Abandi bati umuntu wigereranye n'indi, abo n'abafarisayo. Arabaza ati se kubabarira ibyaha no gukiza indwara gikomeye niki?
amaze kumuharira ibyaha ati genda n'uburwayi bwawe burakize. Ngo gusenga rero guhindura ibintu niko usanga dukunze kubamo cyane, kandi niko abantu bamenyereye, ariko rimwe na rimwe ntabwo abantu tubarenganya, kuko ubundi gusenga birigwa ariko ntibigeze babona inyigisho zigendanye no gusenga. Rero gusenga kubyara impinduka rero, uku niko Salomo Imana yamweretse. Iramubwira ngo abantu banjye bitirwa izina ryanjye, icya mbere nibicisha bugufi, icya kabiri bakareka ingeso bagasenga. Gusenga rwango nugucengera ugasabana n'Imana, ugahura nayo, ukaganira nayo, ukumva icyo umutima w'Imana uhumeka. Nyuma y'icyo rero ngo bagashaka mu maso hayo, bagashimikira paka bayibonye. Icya kane ikavuga ngo muhindukire rero. Iyo umaze kubona mu maso y'Imana, utera umugongo icyerekezo wajyagamo ukerekeza mu cyerekezo kindi. Bivuga ngo niba wakoraga ibizira, icyo gihe bitera umugongo ukajya mu nzira yo gukiranuka no kwera kw'Imana. Hanyuma iravuga ngo bahindukire bareke ingeso zabo mbi. Icyo gihe ngo nanjye nzabumva rero ndi mu ijuru, mbabare igicumuro cyabo. Aha ni impinduka iturutse kuko abantu bavutse. Impinduka ivuye kuko abantu babyawe. Gusenga kubyara impinduka. Gusenga kubyara impinduka nugusenga, niko gusenga gukenewe ku bantu bahamagawe n'Imana. Bene uko gusenga rero guhindura abantu, kukazana ububyutse. Yego. Gusenga kubyara impinduka, guhindura abantu, kukazana ububyutse. Bwa bubyutse bugahindukira bukarirwa buhindura ibintu. Yego. Aho ububyutse bwageze ibintu birahinduka. Ariko aho amasengesho yageze ibintu bishobora guhinduka, abantu bagasigara badahindutse. Ariko hageze ububyutse abantu barahinduka, bagahindura iki? Ibintu. Igikenewe rero, hakenewe gusenga kubyara impinduka, ntabwo ari ugusenga guhindura ibintu. Amasengesho menshi rero dufite dusenga tubayemo, usanga ari ugusenga guhindura ibintu. Dukeneye ko ibintu bitera imbere, ni byiza. Ariko se ibintu biratera imbere, hanyuma bene byo badateye imbere mu mwuka ntibazagaruka bakabyangiza. Niyo mpamvu dushobora kubaka amazu meza ariko tukayajyamo tukayaburiramo amahoro, abana bakatunaniramo, ingo zigasenyukira mu mazu meza. Ibyo twari tuzi ko bigiye kutubera umugisha bigahindukira bikatubera ibisharira, umuntu akicuza n'impamvu ahari, impamvu ariho. Kubyara impinduka. Iyo dukurikiye amateka duciyemo y'uko gusenga kubyara impinduka no gusenga guhindura ibintu, tubona ishusho iteye itya kuva muri 1994 kugeza amagingo aya. Ishusho tubona muri iki gihe tubayemo muri iyi minsi. Yego. Iteye itya kuva 1994 kugeza mu 1994 kugeza mu 2004. Iki cyari igihe Imana yahaye abantu bashinzwe politiki kugira ngo bagarure imitima y'abantu, bayihe umutekano, bayisubizemo ibyiringiro, bayiheshe gutekana no gutuza. Ni igihe Imana yakoresheje abanyepolitike kugira ngo abantu batatu ngiye kuvuga babashe gutuza no gutekana, tugendanye n'amateka twari tuvuyemo ya jenoside yakorewe Abatutsi uhereye muri 1990 kugeza 1994. Abantu bari bavuye hanze, bari batashye bagarutse mu Rwanda. Hari abandi bari bakomeretse bahemukiwe, hari n'abandi bahemutse. Abo bari abantu batatu. Hari abagarutse iwabo batashye, impunzi zahunze kuva za 59. Hari n'abari mu gihugu hano bari bamaze guhemukirwa, hari n'abari bahemutse. Abo ni abantu batatu. Ari abari batashye bumvaga iki gihugu batari buramuke bitewe n'amahano yaramaze kukibamo.
abari bagisanzwemo nabo hari abari barokotse jenoside bakavuga batari ko nubwo tubonye bukeye ntituzi ko bwira. None hari n'abari bahemutse rero nabo bavuga bati katubayeho. Abo bantu bose uko ari batatu nta numwe wari ufite umutekano, nta byiringiro by'ejo hazaza byari bihari. Imana itanga igihe cy'imyaka 10 kuva 1994 kugeza 2004 mu gihe cy'imyaka 10 kugira ngo abanyepolitike bongere kugarura imitima y'abantu, none babaho umurongo mwiza, babahe umutekano, babagarura ibyiringiro by'ejo hazaza, kuko nta wari uzi ko ashobora kubaho. Tugeze Imana imaze kugeza 2004, iyo ari imyaka 10 yo gusubiza abantu ibyiringiro n'umutekano. Leta ikora ibyagomba gukora ndetse irenza n'ibyari bikenewe. Twinjira muri 2004, kuva 2004 kugeza 2014, iyo n'indi myaka 10 Imana yari ihaye itorero kugira ngo itorero rihindure ibintu, rihindure n'abantu, hanyuma ryambutse igihugu cyinjire mu masezerano y'Imana. Imana yari itanze umwanya ku itorero kugira ngo rizane ububyutse rero, kuko imitima y'abantu yari yarapfuye. Igihanisha bamwe abahemutse bihane, abahemukiwe babone uko batanga imbabazi. None imitima y'abantu yongera ibohoke, Imana yiturimo, abantu babohoke, abantu bahinduke, noneho babashe no kuba umwe mu gihugu. Ari abaturutse hanze batashye igihugu nk'abari baragiciwemo, ari n'abari bahemutse n'abari bahemukiwe, bose biyumve nk'umuntu umwe kuko bahujwe na Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana ryatubwira ngo Yesu yicishije ubwanzi ariko rusika rwadutanyaga kugira ngo twese tubashe kubona amahoro, tuba umuntu umwe muri Kristo Yesu. Icyo ni kitorero ryagombaga gukora. Muri iyo myaka 10 ryagombaga guhindura abantu, rigahindura ibintu, hanyuma ububyutse bukaboneka, ibintu bikagenda neza. Itorero rero ryabaye nk'irirangaye, rirateshuka mu nshingano zaryo. Imyaka 10 ibyo ryagombaga gukora ntabwo ari byo ryakoze, bituma haboneka icyuho. Niyo mpamvu ubona hariho ibintu bimeze nk'ibyo tubona muri iyi minsi tutakwirwa turondora ubu ngubu ngo dusubiremo. Kuva 2014 kugeza magingo aya, ubu turi mu gihe cy'Imana yimutse mu itorero, irimo kubana n'abantu ku giti cyabo. Iki ni igihe Imana yimutse. Ezekiel 9, aho Ezekiel ngo yabonye ubwiza bw'Imana bugize umuryango w'urusengero busohoka. Iki ni cyo gihe turimo rero, ngo ubwiza bw'Imana bwasohotse mu rusengero, bwavuye mu itorero. Imana irabana n'abantu ku giti cyabo. Iki ni cyo gihe dusohoyemo, nicyo gihe twicayemo, nicyo gihe turimo. Bivuye ku kirero, bivuye ko amasengesho abantu basenze yari amasengesho atuzuye, afite ibyabura. Twagombye kuba twarasenze amasengesho abyara impinduka nk'itorero. None witorega gatsenga amasengesho ahindura imitima y'abantu, abantu bakajya guhindura ibintu hanze. Ariko twasenze amasengesho azana impinduka, atanga impinduka, amasengesho ahindura ibintu. Tuhindura ibintu, twibagirwa inshingano ikomeye yo guhindura abantu. Iyo tugiye muri Matayo ibice 28 murongo wa 18 wa 20, Yesu abwira abigishwe ngo nimugende mu mahanga yose muhindure. Abatumye guhindura, ntiyabatumye guhindura ibintu, yabatumye guhindura abantu. Rero twagombye kuba twarakoze nk'itorero, twarahinduye abantu, abantu bagahindura ibintu. Ariko twahinduye ibintu twibagirwa guhindura abantu. Niyo mpamvu turimo tubona ibisa n'ibyo tubona ubu ngubu. Ireki birakenewe ngo tugaruke nyuma rero turebe ngo aya magambo Imana yabwiye Salomo yo mu ngoma za 2 ibice 7 13 14 kugira ngo atubyarire umusaruro byagenda bite. N'Imana niyo mukwikinza ijuru. Yesu yo twitegereza muri ibi bihe tukaribaza abantu bafite, tukareba intambara abantu barimo barwana, aho ni twasanga kuri bamwe ijuru ryarakinzwe. Hari bene bibibazo. Hakenewe rero abantu
bagomba guhagarara bakaba amabuye akomeza abandi, hakaboneka aya masengesho abyara impinduka, aho kugira ngo tube mu masengesho ahindura ibintu. Ikibazo dufite ubu, turi mu gihe cy'ubuhenebere, kandi ubuhenebere ubona bukomeye. Ibi ni ibihe Imana yagiye ivuga mu myaka ya za 2000, igenda ivuga ko hazabaho ubuhenebere ariko buzabanziriza ububyutse. Ivuga ko ububyutse buzaza, itanga n'ibimenyetso bizerekana kuza k'ububyutse. Icya mbere yavuze, Imana yabwiye abantu ngo igihe tuzabona abantu bananiwe. Icyo ni icya mbere, abantu bananiwe. Vuga ngo abantu barasenze kuva za 95 na 6 barasenga 2005 barasenga 2010, noneho abantu barananirwa. Ubu umuntu muravugana ati igihe nasengeye Imana ntiyantabaye, igihe nasengeye nanjye nararushye, iyo Mana umenye itanahaba mwaratubeshye. Abo bantu barananiwe. Urongo tujye gusenga ati turananiwe, twarananiwe. Abo barananiwe barahagarara. Abakabiri bya kabiri yavuze, yaravuga ngo abantu nyuma yo kuba zabananiwe ngo nta mpamvu yo gusengera abantu bazaba bafite. Urabwira umuntu tugusenga ati ndasengera iki? Ikibanza narakibonye, inzu narayubatse, umugore naramushatse, abana narabyaye, kaminuza narize, akazi karahari, buruse ndayifite, mfite visa ngenda uko nshaka, hagaruka uko nshaka. Vuga ngo buri kantu kose yamaze kukageraho, arareba agasanga nta cyo gusengera kigihari. Icyo gihe amatorero menshi yasengeraga ibibanza, ashaka insengero, ashaka sonorisation, ubu byose arabifite, insengero zirabifite. Rero abantu bo kubizana barahari, nta cyo gusengera kigihari. Icya gatatu yavuze, iravuga ngo icyo gihe ngo abantu bazabahuze. Iyo ugiye kwitegereza ubure umuntu ngo tugende gusenga, atari ko jewe nkora kumanywa nkiga nijoro, muri weekend tugende, ati weekend nibwo njya kurangura, nibwo mba ndi mu kwanuka ka business kanje kamfasha ubuzima. Ugasanga ntabwo abantu bagifite umwanya wo kwegera Imana. Niyo mpamvu usanga rero turi mu gihe kimeze gitya cy'ubuhenebere, ariko ibyiringiro dufite nuko mu minsi iri imbere twitegura ububyutse Imana ishaka kugarura mu bantu bayo. Rero birakwiye ngo dukanguke rero, nkuko ubutumwa bwiza ibyakozwe n'intumwa byatubwiye ibice 3:19, twihane duhindukire, ibyaha byacu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa ibone gukwiza. Birakwiye ngo dukanguke, duhembuke, hanyuma tubone kuba abantu bahindutse bajya guhindura ibintu. Tuba abantu bakangutse bahindutse bajya guhindura abandi. Twe kuba masengesho azana impinduka, twe kuba masengesho ahindura ibintu, ahubwo tube masengesho abyara impinduka. Yego. Masengesho abyara impinduka azana ububyutse, byutse bugahindura abantu, abantu bagahindura ibintu. Yego. Ariko amasengesho ahindura ibintu, ayazana ibintu ariko ntazana abantu. Bya bintu byaje abantu bagaruka nyuma bakabikoramo ibidakwiriye gukorwa. Yego. Ya, ubutumwa turi kugenda tugana ku musozo w'ubutumwa. Mu by'ukuri iyi message ndumva ikomeye cyane. Igenewe abaki muri rusange. Iyi message igenewe abakozi b'Imana n'abantu babyawe ubwa kabiri bamaze gukomera, bashaka kurya ibiryo by'umwuka bikomeye byo kubarera kugira ngo mu minsi iri imbere Imana izabakoreshe mu gihe kije. Yego. Imana izabakoreshe mu gihe kiri imbere kije. Yego. Mu by'ukuri ni nk'iki wabwira abantu badukurikiye muri aka kanya? Icyo nakangurira abantu badukurikiye muri aka kanya, yego, nuko ibihe turimo ari ibihe biremereye, kandi biteguriza ububyutse buzahindura amahanga, bugatuma itorero rya Kristo rizamuka. Niba ngo ububyutse buzateguriza ko Yesu aza gutwara itorero. Iki gihe rero Imana irimo irahagurutsa abantu b'abanyambaraga, irimo irabanyuza mu bintu bikomeye. Rero yego, iyo unyura mu bikomeye uba ugomba kurya n'ibiryo bikomeye. Hari igihe rero akenshi iyo abantu bavuze ngo Yesu azaza, abenshi baravuga ngo bavutse bavuga ngo Yesu azaza, ukena n'ubu baracyavuga ngo Yesu azaza. Mu by'ukuri Yesu azaza ryari? Kuza kwa Yesu ntabwo ari si twe tubimenya. Nawe yaravuze ngo ibyo byahishwe
abantu ndetse nawe ntabizi. Uwo ni umunsi uzwi na data wenyine. Icyo twe dukora tubwira abantu ubutumwa bwiza bw'ubwami bubategurira kwakira umwami Yesu n'ubwami bwe. Yego. Noneho niyo ataza kugeza mu myaka y'5000 cyangwa mu myaka y'2020 ariko wowe mu kwezi gutaha yaza. Yego. Iyo wapfuye Yesu aba yaje. Iyo uyu nguyu yagiye Yesu aba yaje. Wagombye kwitegura rero kuko ntuzi ngo wazaza ryari. Twireba ba rusange ngo azaza iwe. Yego. Ese nzi igihe azaza iri wanjye, reka nitegure rero. Iyo umujura uzi ko azakwiba ko nta guteguza, ariko ubwo mfite ibintu umujura ashobora kuntera, uba maso ugashyiraho uburinzi kugira umujura naza azasangira maso kandi ufite uburinzi. Yego. Rero na Yesu tuzi ko azaza, ko bizagenda kose azaza n'igihe ataraza rusange, ariko kuri je wazaza no kuri wowe wazaza. Ba maso rero hanyuma umenye uko ukwiye guhagarara no kwitwara kugira ngo nazasange uri maso kandi warubahirije ibyo agusaba. Yego. Kuza kazaza ntazatinda kandi warabyivugira ngo azaza nk'umujura. Yego. Kandi bujya umuntu azigiye umujura ari buzire yaba maso. Rero kubera ko tutazi igihe azazira, ubwo dutunganye mbese dore twitunganyije cyane ko agiye kuza. Aya magambo mvuze arasa n'amagambo aremereye. Yego. Kandi azumvwa n'abahanga n'abantu babashije kubanza kwitonda no gukurikira cyane. Yego. Ariko arareba buri muntu wese Imana yahamagaye. Iyo Imana iduhamagaye iduhamagara turaba umumaro mu bwami bwayo. Ntabihamagara kugira ngo abe indorerezi, imuhamagarira gukora. Rero twagombye gushishikarira gusenga amasengesho azatuma tubyara impinduka kugira ngo tuve mu bantu b'umumaro. Mana turagushimye mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rirakomeye kandi ijambo ryawe riraremereye. Ntabwo ari iry'abantu bose kugira ngo bapfe kuryumva. Niyo mpamvu tukwingingira kugira ngo uhereze umwuka wawe. Uzumva aya magambo azayasobanurirwe n'umwuka wawe. Azuruke kuri we, ahindure ubuzima bwe, ahindure imitekerereze ye, kandi azamubereye urumuri rumumurikira kugira ngo azanyure mu nzira wamuhamagayemo. Nsabiye n'aba badufasha kugira ngo nabo ujye ukomeza kubamurikira no kubaba hafi, kandi ibyo wagambiriye kuri busoresha umwete wawe. Urakoze Nyiringabo, mu izina rya Yesu tubisabye. Amen.